we kuko kiba cyahanaguye ubuhemu bwose kandi kigahanagura ahazaga inabi kuri mwene muntu, bityo hakuzuzwa urukundo kandi hakuzuzwa ibyishimo bisendereye. Ni inyigisho rero igomba kugera kuri buri wese uri mu isi, kandi yaba ubigizemo imbaraga ndetse n'utazashaka kubigiramo imbaraga, kuko ari ihame ridakuka kandi akaba ari uburyo bushya bwo kubaho kwa mwene muntu, kugira ngo habeho imibereho mishya kandi habeho n'isi nshya, kuko ibikorwa byose bigomba guhinduka kandi ikibi cyose kigakuburwa kikavanwa mu nzira, maze ibyahishuwe bikuzuzwa kandi bikagaragazwa, kugira ngo uwo muriro utwike byose kandi urangize byose. Ntawe rero uzabigiramo uruhare mu kubihagarika cyangwa se mu kubyongera. Umunsi umwe tuzagafate tugakubite zamukubite n'ibintu ntacyo amariye ntigituma agataha nijoro, tuzakadimba zamukubite ku buryo atazongera gutaha nijoro. Ibaze no kuri Noheli ntiyaraguriye indazi, yirirwa mu nzoga, ataha nijoro, akirirwa arara ntukawe. Ubusa nzabigenze gute? Wowe ujya kwiga muri kaminuza, wowe tuzagumana urazi ntahiriza utuka umwana wanjye. Ariko mana koko mana zabigenze gute ko umugabo yananiye akirirwa mu nzoga, nirirwa asenga ariko ntigituma adataha nijoro. Ariko mana wanjye se koko nzabigenze gute? Ngiye kuziyasa wanjye ni byiza. None se ko numva uri kwitonganya hano habaye iki? Ni uwo mugabo wirirwa utaha nijoro akankuraho inzugi, yewe nkabura uko mbigenza nanjye nkisararanga. Ariko se mwazamufashe mukamukubita ubundi ni igiki amaze? Tuzamukubita n'ubundi ntacyo amaze. Abana banjye barambwiye ngo bazamukubita. Mugacunge kajya rero mugashyira n'urwego tugashaka ikago mu giti. Tuzagakubita ahubwo wari umeze ute? Umeze neza. Iyo mu mahanga se mumeze neza? Mama, umuntu se ninde waje hano? Ni umushyitsi. Ikigabo. Oya ntabwo ari ikigabo. Oya mwana wa ntabwo ari ikigabo. Umushyitsi. Ntabwo ari ikigabo. Oya jya mu gikari. Najya mu gikari. Umwana. Ariko se ko ariyo mwana wagiye ukazirika mu gihe nje hano. Ariko abana banjye bazi ko waje hano nyine uje gutwara mama wabo. Uzi umuziritse yatumubuza. Wamuzirika se? Ntabwo wamushobora. Wamushobora. Se koko mana nanjye ngira inama. Gusa nzabigenze gute ko umugabo yirirwa mu nzu? Wasiwe none harakwica, none harakwica. Tega ngupfuke mana we none harakwica. Akayira kajya kubwira utazasira. Yesu itase mugabo. Yego. Wari umeze ute? Nari meze neza. None se
wazambara ugahinduka ukaranza uretizo banza usobanurire iki kintu giteretse hano naguze intebe mwana we ayawe yamarira mu nzoga intebe yanjye irazenguruka wakicaye se ukumva yeee n'intebe yesu nayiguriye mu burayi icaraho wumve icaraho wayumvishije irahema naguze radiyo iradunda yesu we reka ngucurangireho wumve wowe ayawe yamarira mu nzoga ngewe nkayakoresha nkagurira naguze radiyo reka nawe n'amacuranga oya ntabwo ari umuntu radiyo yanjye muri kwitiranya n'umuntu murerere mutanyicira radiyo mwebwe ntimukore oya ntabwo ari mutagatifu muri gusenga mwese nimugende ese wa mugabo wese nodurayi ubuze kasaza batunguye none baguyeho abanye ndabazi yesu yavuze kasaza batunguye none baguyeho abanye ndabazi yesu we yabarajyana yesu
umwana byarase mariya mutagatifu mubyeyi w'imana urazi dusabira turabanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Yosefu mutagatifu udusabire. Yosefu mutagatifu udusabire. Yosefu mutagatifu udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe nawe kandi muhorane. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Murakoze.